amakuru avuga rero ko mwatangiye kureshya Claude nibiho. Claude niyo mugabo ari ku isoko ntakipe arabona ikipe y'Igihugu Amavubi gukora na team avuze neza cyane igihe amakuru ufite nuko afite za offre nyinshi nazaremo ikajya mu bare wa offre afite twebwe se kugira ngo amikoro ntago yabagwa nabi ubushobozi bwacu buriya ngo inkoko itora uko umuntu yangana turacyari kuri za offre se mwibaze namwe offre ngira ngo APR yatangaga kuri we twebwe turacyari turagaragaje ko afite urukundo Rayon Sport rudasanzwe bikasa ko hari umwanya arabamuguza cyangwa ko mbona n'ibirenze oya ngiye ntekereza ko n'umukinnyi mwiza capitaine yari capitaine wa APR no umukinnyi wa equipe nationale no umunyarwanda ikintu gikomeye no umukinnyi ufite experience wadufasha ariko nkuko mubivuze aramutse yifuje kuza muri Rayon Sport natwuretse ko twanabyifuza kuko ibyo bintu byose tubyubakiyeho ariko kugeza ubu ngubu turimo turajera amafaranga ubushobozi ndetse n'ibibazo by'ingenzi dufite ku myanya runaka hari umureyo wa Dubai ejo yarampamagaye ambwira ati urinze ufite sandani hari ikintu cya Visit Rwanda kirimo kirashaka guhobera Rayon Sport ikipe izasohoka atariko niba utayafite nzibariza Budara cyangwa ejo nuramuka umunyu uzamumbariza perezida niba bitarajyana naho kuvuga nta kantu karimo ko kumurika Visit Rwanda ku ruhando mpuzamahanga kuri aya mashyi y'abariyo ako ntabwo karimo naba mbabeshye pe buriya ngira ngo kubanje guseka buriya amakuru yose ngira ngo ibintu byose nabibahaye uko mbifite kuri Visit Rwanda nta makuru mfite gusa nk'abariyo tuyibonye byaba ari byiza kuko Visit Rwanda ngira ngo ikorana n'amakipe menshi yo ku rwego rukomeye ku rwego rw'isi natwe turamutse tubonye iyo nkunga no muri Afrika no muri basket turabizi muri ball muri ball kandi abazasohoka kwa Afrika nibyo navugaga ngo muri Mozambique tukaba twajya mu mapuri harimo n'ibihugu by'Abarabu cyangwa se n'ibindi bihugu isi ikeneye kumenya ariko na Afrika ubwayo ikeneye kumenya u Rwanda twumva icyo kintu kiramutse kibaye imwe mu mpano igihugu cyaba kiduhaye kuko turi abanyarwanda turi ekipe y'abanyarwanda dukeneye n'ibibazo turimo unavuga nacyo nkigarukeho uwo mushinga dufite umuntu wakubeshya ngo muri biriya biro bya Rayon Sport harimo miliyoni 100-200 ni ibitekerezo dufite ni abafatanyabikorwa baje on board kugira ngo dufatanye nimuza kumakanya nacyo ndakigarukaho kuba aka kanya twabona abandi bafatanyabikorwa icya mbere ni umusanzu mu kubaka football yacu ariko icya kabiri ni no gutanga ibyishimo kuri aba banyarwanda benshi mubona bose bakunze umupira bakunze Rayon Sport tugakomeza tukubaka buriya Visit Rwanda nyine harimo n'aba banyarwanda umuntu wese uzabasanga bakavuga bati uyu muntu inkungazanye perezida speculation zibari nyinshi cyane kuri icyo kintu cy'abafatanyabikorwa kubera ko imyaka yose Rayon Sport byaragoranye Martinez nigeze kumva abivugaho we arahuranya ntago azanamo diplomasi nk'izanya abayobozi utagambwa we haba hari speculation nyinshi mu mezi 6 7 8 habonetse abafatanyabikorwa Rayon Sport itigeze ibona hari n'abavuga bati skol iragiye turapfuye ibanga ni irihe kugira ngo baboneke se mufitiye uburyo bwo kubasigasira no kubongera mu gihe gito nahoze mbona abafana rwose bashimira umukuru w'igihugu cyane bati Rayon Sport turazanzamutse kandi ni igihugu kifite mu ruhare gahunda imezite yo kugira ngo bikomerezeho ugura natubwira kuri Jair ati amafaranga imibare twabonaga niyo koko murayategereje azaza ese yagira ngo ni AI ngo ntabwo yemera ko ntabwo ndayemera nuko zira miliyoni magana ntabwo magana 700 ku mwaka ese ubundi mugeze na budget y'umwaka
ukurikije projection. Reka mere kuri icyo dufite budget ya miliyari hafi na miliyoni 800 incomes. Ayo duteganya kuzasohora turateganya ko zagera muri miliyari 1 na miliyoni hafi 580 na 600 turamutse uko tubiteganya ariko bigenze dufitemo balance asagura 200 niyo mateka ya mbere yabikoze ariko icyo nababwira ubwo turateganya ko miliyari 1 hafi tuzayikura muri Jairuti ubwo rikaravuga tumaze kubonaho deja miliyoni 100 ubundi uko byari bipanze nuko mu masezerano tranche ya mbere izaza mu kwa 9 indi mu kwa mbere indi mu kwa 3 kandi nta masezerano bishe nta sezerano ahubwo barahinduye batanga avance itaririho ni nko kubabwira ngo iyi ni commitment no kubereka yuko turi kumwe muri urugendo noneho washyiraho abandi bafatanya bikorwa tukabona rwose noneho ubwo muri ya cya gitekerezo cyo kujya tuyobore Rayon Sport nka business utarabaza ayo matsinda hari umuperezida yigeze kubara ayo matsinda oya reka kandi yabaza ayo ntabwo tuyabara muri incomes turabara ibyo dufite kuko ibihumbi 100 yaba ari inyongera none ubwo tuteranyije projection buriya icyo bita projection budgetaire icyo utekereza urateganya ngo hazava iki ariko uzi ko ufite base yacyo nko kubibuga iyo tuvuze mu bafatanyabikorwa ni commitment ubona ufitanye n'abantu so rero ibanga rihari icyambere ni ukubaka ikipe itsinda umufatanyabikorwa wese azaza akurikiye kuko product ducuruza ni ibyishimo ni Rayon Sport itsinda umuntu wese waza akabona 45 biri kuri stade bireba bikurikiye azavuga ati ahantu ni isoko product yose najyanayo izabona abayigura so kubaka equipe itsinda abareye aho bari hose yaba waje muri stade n'uri inyuma ya stade avuga ati buriya naba umukiriya wa Beka kubera ko Beka ibana na Rayon Sport nanasaba abakunzi ba Rayon Sport yuko abantu batarafungura konte muri Beka bazifungure n'abari basanzwe bazifite begereza branches zibafashe kuzihindura zibe gikundiro kubera iki umureye ufunguye konte ikora neza tubonaho amafaranga ukoze transaction runaka no kuri aya makarite hose dufite ama pourcentage ni inyungu kuri Rayon Sport turavuga ayo mafaranga twizeye ariko turamutse tugeze mu matsinda turamutse tugurishije abakinnyi dushobora kugira incomes zikubye kabiri expenses aho niho noneho hamwe twatinyaga kugura wa mukinnyi Musa w'ibihumbi 100 tujya noneho ku isoko duhanganira umukinnyi na Yanga na Simba turamutse abareyo nibitabira izo product amafaranga akinjira tukagurisha abakinnyi tukagera mu matsinda tukagera ubwo tuvuga ngo turangije umwaka tubitse miliyari kiyogiye kuba wagura umukinnyi wa miliyoni 200. Ahubwo perezida hari n'umwantrepreneur nabonye nimugoroba afite ibitekerezo byiza cyane witwa Pascal Murasira sinzi n'umuzi n'umwantrepreneur ukomeye abantu bazi cyane hano mu Rwanda no muri Afrika yavugaga ngo iyi nsinzi yari yarashingiye kuri video yabonye iriya yakamatoshe muri stade ngo yaba ari nk'ikintu gifungura ibirori bimeze gutya ngo yaba nk'intangiriro yo gufungura ubucuruzi buhambaye cyane kuri football y'u Rwanda apana Rayon Sport gusa ngo hakwiye kuba umuntu ubireba kandi agashobora kwibyaza amafaranga gute avuga ngo constant viewership kuba abafana bashobora gukomeza kuza ku kibuga year round digital engagement kugaragara cyane kuri internet no kumbuga nkoranyambaga bihoraho steady match the revenue no kukarikira neza mukamenya amafaranga mushobora kwinjiza ku kibuga n'umuntu usanzwe mu bucuruzi abantu batangiye kubona ko Rayon Sport ifite potential yo gukora amafaranga menshi kaba nk'uruganda cyane rwose nk'ubu muri abo staff dufite n'ushinzwe digital project exactly gute twabyaza amafaranga ikoranabuhanga ariko ndemeranywa na engineer bose line turimo ni business Rayon Sport kuba a business institution ni gute twongera incomes tukagabanya expenses kugira ngo tugire ya positive balance ishobora kudufasha no muri investment so ndibona koresha izo ndimi z'amahanga gute twakwinjiza byinshi tugasohora bikeya tukazigama yashobora kudufasha mu ishoramari cyangwa se mu kwagura ibikorwa bya Rayon Sport turifuza kuzagira centre ya icyo bita centre technique ikibuga cya synthetique cya miliyoni 800
n'amavestiaire n'iki bigeze muri miliyoni imwe n'igice ari projet y'imyaka 2-3 abareyo babyitabiriye tukaba dufite centre yacu tukazagezwa abantu batekereza ibikorwa remezo binini birashoboka rwose abareyo ni isoko rikomeye guteza imbere equipe yacu. Mwongera gukangurira abareyo umushinga w'akanyenyeri ryari ko ntekereza ko igihe cyiza cyo kongera kwibutsa kwiyandikisha ari iki gihe abantu bishimye. Ni umwanya mwiza ubu tugeze ku bantu 60,000 hafi na 2 biyandikishije ariko abareyo bararenga miliyoni zingahe. Merutse gukurikira ngira ngo ni Karenzi wabivugagaho. Ruriya ni urufunguzo rukomeye cyane rwo kugira Rayon Sport igicuruzwa. Kuko umuntu wese araza akatubaza ariko ko uvuga mufite miliyoni 3 z'abareyo bari he? Ariko ubu abantu 60 na iyo umuntu araza akatubwira ariko aba bantu ni mu bampera amakuru yuko Airtel yazanye product mu munota umwe abantu 60,000 bababonye message. Naza rero avuga ati noneho byari 60 bibaye miliyoni 2. Umuntu uzamubwira uti jewe kugira ngo nkugereze ubutumwa ku bantu banje miliyoni 2 muri miliyoni azayatanga yihuta. Ndayo nsaba bari aho bari hose ufite telefone atayiyandikisha icyo tumusaba no kwiyandikisha gusa nta mafaranga bizazanye iby'amafaranga bizaza nyuma gusa bisaba yuko abafiteho byibura amafaranga ngira ngo ni amafaranga 10 kugira ngo wohereze wiyandikishe 10 ikindi ubwo ukabuhaye Rayon Sport base de négociation cyangwa se ishingiro ry'ibiganiro n'abafatanya bikorwa. So numva rero uriya mushinga ngewe nyita backbone urutirigongo rw'ubuzima bwa Rayon Sport mu bucuruzi. Hari umufana wabajije ati President umushinga uratanga icyizere ariko uri mu ntangiriro. Amasezerano y'abatekinisiye nta mpungenge abateye directeur technique amasezerano ye angana iki akoza ate umutoza kuwashaka kuhungabanya ariho yahera amasezerano y'abo bantu ateye ate? Directeur technique amasezerano twarayubatse dufitanye amasezerano y'imyaka 3 izongerwa projet ubundi nyine ihera kuri iyo myaka twabanje dufashe icyo bita mid term igihe giciriritse wenda kiringaniye